tubahaye ikaze iyi ni wa mwanya tubategurira ubusobanuro bw'inzozi bugiye butandukanye. Uyu munsi twabateguriye ubusobanuro bwo kurota uhura n'umuntu wapfuye cyangwa se kurota ubona umuntu wapfuye. Abantu benshi bazi ko kurota ubona umuntu wapfuye bisobanura ibintu bibi. Oya, buri gihe ntabwo ariko biba bisobanura ibintu bibi. Bishobora gusobanura ibintu byiza, bishobora gusobanura ibintu byiza cyane bitewe n'uko uwo muntu yari yitwaye mu nzozi cyangwa se bitewe n'uko nawe izo nzozi zirose uko zari zimeze. Ibyo rero tugiye gusobanura byose, ibyo rero tugiye gusobanura uburyo bishobora kuba ibintu byiza cyangwa se kuba ibintu bibi bitewe n'uko warosemo uwo muntu. Tuguhaye ikaze rero kuri subscribe tudukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kugira ngo ukeke kugeraho mu wa mbere. Kwifashisha rero ibitabo byanditswe n'abahanga mu gusobanura inzozi bitubwira yuko kurota ubona umuntu wapfuye cyangwa se kurota uhuye n'umuntu wapfuye, ibi ngibi bishatse gusobanura ko ufite urukumbuzi rwinshi. Ushobora kuba ukumbuye cyane uwo muntu wapfuye. Iyo wabuze umuntu wakundaga, umutima wawe ushobora kuzana uwo muntu mu nzozi n'ishusho y'amarangamutima yawe. Bishobora kukwereka ko ukibabaye cyangwa se ugikeneye igihe cyo kubyakira. None kandi ibi ngibi bishobora gusobanura ko umwuka w'uwo muntu ushaka kuvugana nawe. Abantu benshi bizera ko abapfuye bashobora kuvugana natwe mu nzozi. Niba umuntu akubwira amagambo, aba ashobora kuba agushishikariza kwitonda, kwihana cyangwa se kwibuka ibintu yagusizemo. Urugero iyo yavuze ngo nagusizemo nka nama baragusigiye, niba ari umuntu mwakundaga kuganira, akaba agushishikariza gukomeza kumva za nama cyangwa se za manuro yaguherezaga. Nanone kandi ushobora gusobanura gucika intege mu mibereho yawe ya buri munsi. Kurota umuntu wapfuye bishobora kuba ikimenyetso cy'uko wacitse intege cyangwa se wabuze icyizere. Bishobora gusobanura ko uri mu bihe bikomeye kandi ushaka ko umuntu waguhumuriza nk'uko uriya wapfuye yabikoraga akiriho. Nanone kandi bishobora gusobanura gukenera ubuyobozi n'inama. Iyo uwo muntu wapfuye yari uwo wizeraga cyangwa se wakugiraga inama, kumurota bishobora kuba ikimenyetso cyo ukeneye ubuyobozi mu bibazo burimo. Ikindi nanone bishobora gusobanura ko hari ubutumwa waba iyo urota umuntu wapfuye akubwira amagambo cyangwa se muganira, bishobora kuba igisubizo cy'icyifuzo cyawe cyo ko hari amagambo akaba baramubwiye mu gihe yari akiriho ariko ukaba utarayamubwiye. Kandi nanone ibi bishobora gusobanura kwiheba cyangwa se kutakira urupfu rwe. Ibi ngibi bishobora kugaragaza ko utarabyakira ko uwo muntu yapfuye. Uko umurota ni kimwe mu bintu umutima wawe ukoresha mu kwiyakira buhoro buhoro. Kandi nanone ibi bishobora gusobanura guhura n'ibigeragezo. Imyizerere imwe n'imwe kurota abapfuye kenshi biba nk'ikimenyetso cy'ibigeragezo cyangwa se cy'intambara zo mu mwuka. Ni nk'aho uwo muntu abaje kukubwira ko hari ibyo ukwiriye kwitondera. Ubundi busobanuro, ibi bishobora gusobanura kumenyeshwa ko hari ibintu bikomeye bigiye kukubaho. Bamwe bemera ko iyo urose umuntu wapfuye biba ari nk'ubutumwa bw'uko hari impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwawe. Yaba impinduka nziza cyangwa se impinduka mbi, biterwa n'ukuntu wiyumvisemo izo nzozi. Ikindi cya cyenda, ibi bishobora gusobanura umwuka mubi cyangwa se ubugizi bwa nabi. Abayoboke b'amadini bamwe bavuga ko iyo urota umuntu wapfuye cyane cyangwa se inshuro nyinshi, bishobora kuba ari abadayimoni bitwikira isura y'uwo muntu baje kukugirira nabi mu nzozi. Ikindi bishobora gusobanura ikimenyetso cy'imbabazi. Hari igihe urota uwo muntu wapfuye kugira ngo umusabe imbabazi cyangwa se aguhe imbabazi. Iyo hari amakimbirane cyangwa se ibikomere byabaye hagati yanyu, izi nzozi ziba inzira yo gukira mu mutima. Ikindi nanone bishobora kuba ari inzozi zo kwihanangirizwa. Bishobora kuba ubutumwa bukuburira. Iyo uwo muntu wapfuye yakubaye hafi, ashobora kukwereka mu nzozi ibintu ukwiye kureka, icyaha cyangwa impamvu yo kwikosora. Ikindi nanone kurota uhura n'umuntu wapfuye nanone kandi bishobora gusobanura ko ari umwuka ushaka kukuyobya. Mu myizerere ya Kristo hari aho umuntu wapfuye agaragara mu nzozi atari we koko, ahubwo ari umwuka w'ikinyoma cyangwa se wazanwe no kukuyobya ugamije kukurangaza no kugusha mu kigeragezo. Nanone ibi bishobora gusobanura ko ari ubutumwa bwo kwibuka umurage yagusigiye. Uwo muntu ashobora kugarukamo mu nzozi kukwibutsa indangagaciro, inyigisho cyangwa umurage yagusigiye. Nko gukomeza kukwibutsa gukomeza kubaho witwara nk'uko yakwigishije. Hari ubwo umuntu agaragara nk'umucamanza cyangwa se umwigisha, bigasobanura ko hari icyaha urimo cyangwa se icyasha kiri ku buzima bwawe ugomba guhanagura. Kandi ushobora gusobanura icyerekezo gishya. Niba mu nzozi uwo muntu aba ameze neza
yishimye kandi ahumuriza. Bishobora gusobanura ko hari inzira nshya y'amahoro cyangwa icyerekezo gishya Imana igiye kujyanamo. Nanone kandi bishobora gusobanura umwuka wawe uri mu rugamba. Umwuka wawe uri mu rugamba. Iyo urota umuntu wapfuye nabi cyangwa se ateye ubwoba, bishobora kukwereka ko umwuka wawe uri mu rugamba rukomeye. Bikaba bisaba gusenga no kwiyegereza Imana. Nanone kandi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ukwiriye gusenga. Iyo urota umuntu wapfuye kenshi, bigomba kukwibutsa gusenga cyane. Wamusengera niba bikwiye, kuko ushobora no gusanga imyizerere yawe itakwemera ko wasengera abantu bapfuye. Ariko niba mu myizerere yawe byemera ko ushobora gusengera umuntu wapfuye, ushobora kuba wamusengera. Cyangwa se ugasenga cyane kugira ngo ubashe kubona ubusobanuro bw'izo nzozi warose. Ikindi bishobora gusobanura ikimenyetso cy'urupfu rutegereje. Mu mico imwe n'imwe, kurota umuntu wapfuye bashobora kubifata nk'ikimenyetso cy'uko hari urupfu ruri hafi yawe cyangwa se mu muryango wawe. Ariko ibi ngibi byo biba bigomba kwitabwaho mu buryo bw'isengesho kurusha ubw'umutima cyangwa se bw'amarangamutima yawe. None kandi ibi bishobora gusobanura itangiriro ry'ihumure ryo gukira. Iyo urota uwo muntu ameze neza, atuje, agusuzanye neza, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ari mu mahoro kandi nawe ari gutangira urugendo rwo gukira ibikomere by'urupfu rwiwe. Hari igihe kurota uwo muntu biba biturutse ku byo amaze iminsi utekereza. None kandi ushobora gusobanura ibirari by'ibyo wibuka. Hari igihe kurota uwo muntu biba biturutse ku byo umaze iminsi utekereza, cyane cyane wibuka ibyo wumvise cyangwa se wasomye. Bishobora kuzana uwo muntu mu nzozi nk'ibisagisigi by'ubwonko bwawe. Nanone kandi bishobora gusobanura icyifuzo cyo kongera kumubona. Iyo urota umuntu wapfuye, bishobora kuba ari uko umukumbuye cyane, wifuza kongera kumubona cyangwa se kuganira nawe. Ni inzozi zituruka ku gahinda n'urukumbuzi. None kandi bishobora gusobanura ko hari ubutumwa ushobora kuba ubwirwa. Abantu benshi bizera ko umuntu wapfuye ashobora kugaruka mu nzozi ashaka gutanga ubutumwa, cyane cyane yari kubwira amagambo, akaguhobera cyangwa se akakwereka ikintu cyihariye. None kandi bishobora gusobanura ingaruka z'umutima utaratuje. Bishobora kuba biterwa no kuba utarigeze ubasha kwiyakira neza urupfu rwe, cyangwa se uragize ipfunwe, agahinda, cyangwa kutavuga ibyo wagombaga kumubwira mu gihe yari akiriho. Ikindi nanone bishobora gusobanura ko umwuka wawe ushobora kuba urimo kwiganyira. Kurota abapfuye bishobora kugaragaza impinduka mu buzima cyangwa se ubwoba bwo gupfusha undi muntu, gupfa ubwawe cyangwa se gutakaza ibintu by'agaciro. Ikindi nanone bishobora gusobanura ishusho y'inama n'ubuyobozi. Iyo uwo muntu wapfuye yari umuntu w'umuhanga wakugiraga inama cyangwa se w'icyitegererezo, kuko turi kumwe nawe bishobora gusobanura ko ukeneye ubuyobozi cyangwa se inama nk'izo yaguhaga. None kandi hari ubwo urota umuntu wapfuye. Ikindi nanone kandi bishobora gusobanura umwuka w'imbabazi. Hari ubwo urota umuntu wapfuye ariko hari icyaha wumva utamubabariye cyangwa se hari icyo yagukoreye utarigeze umubabarira. Izi nzozi zishobora kuba inzira yo gutanga cyangwa se gusaba imbabazi. Nanone bishobora gusobanura guhura n'isi y'umwuka. Imyizerere y'abantu benshi, kurota umuntu wapfuye bishobora kuba ari ikimenyetso cyo kuba wahuye n'isi y'umwuka cyangwa se ko hari umwuka uri hafi yawe. Ikindi bishobora gusobanura ko ari ikimenyetso cyo kwitonda no kwisuzuma. Kurota umuntu wapfuye bishobora kuba ubutumwa bwo kwicara ukitekerezaho, ukareba neza biri kuba mu buzima bwawe, haba mu mibanire, ukwizera cyangwa imyitwarire. Ikindi kandi nanone bishobora gusobanura intangiriro y'impinduka. Iyo umuntu yapfuye agaragara mu nzozi, bishobora gusobanura ko hari igice kimwe cy'ubuzima bwawe kigiye kurangira cyangwa se ikindi gishya kigiye gutangira. None kandi bishobora gusobanura umwuka mubi cyangwa se uworoshye. Imyizerere ya Kristo n'indi myemerere, kurota wapfuye rimwe na rimwe bifatwa nk'ikimenyetso cy'umwuka mubi, ibigeragezo by'amadayimoni cyangwa se ibikorwa by'abaruka. Rero reka dusubize kuri zo nama mu gihe ubonye zino nzozi, mu gihe urose zino nzozi ukumva urahangayitse. Niba izi nzozi wumva zituma uhangayitse cyane, saba Imana kuguhumuriza. Niba ukunda kurota zino nzozi, ujya kuryama, ujya ukunda gusoma Zaburi ya 23 cyangwa se Zaburi ya 91 mbere yo kuryama. Ikindi bira gusenga no kwegereza Imana bishobora kugufasha kumenya impamvu ya zino nzozi.
benshi babizi, abantu bakunda kubikora cyane. Gusenga mbere yo kuryama birinda inzozi ziterwa n'imyuka mibi. Fata igihe cyo kwitekerezaho nyuma yo kurota umuntu wapfuye. Fata igihe cyo kwitekerezaho nyuma yo kurota umuntu wapfuye. Murakoze rero, ni nanga dusoreje ubusobanuro bw'inzozi z'uyu munsi. Niba nawe hari inzozi ushaka kwagusobanurira, ushaka kuzandika muri comment cyangwa se ukareba nimero yacu iri muri description, ubundi ukaba watwandikira kuri WhatsApp, ubutaha tukazaheraho tugusobanurira inzozi waba warose. Shimira rero wowe wakoze subscribe, watangiranye natwe kugeze kuri uyu munota. Uriye kino kiganiro cyose, Imana iguhereze umugisha. Kandi niba iki kiganiro wagikunze, kanda like. Nimba hari cyagufashije cyandika muri comment, kandi nimba ikiganiro cyagufashije ugisharinge n'abandi. Murakoze rero, nanga dusoreje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, umugisha utangwa n'Uwiteka ujye ukomeza kubana nawe mu byo mukora byose. Murakoze rero, kugira umunsi mwiza nawe utaha.